Welcome back to our YouTube channel. Niyo mbere uje hano nitwa Piscine, niba usanzwe reba video zanjye. Merci beaucoup abantu bashyashya hano kuri channel, subscribers. Welcome kuri iyi channel. Mbereka uko nkora makeup, imisatsi, uyu munsi ndi hyped. Sinzi impamvu ariko nyangakagasi kanjye kameze neza, flick. Because I'm baby hair with the pins, amaherena, like everything is on point. So ngiye kubereka ibintu mugomba kureka niba uri umukobwa cyangwa umumama ukora makeup ukaba ugikora amakosa muri 2020 muri visio. Please ikintu cya mbere turi buhereho ni tiro. Ntago umuntu yisiga tiro y'umukara asa nka gutya kwanjye, ubaye wirabura cyane nibwo ushobora gusiga umukara. Naho ubundi abantu benshi bashoboka wisiga chocolat. Hari Davis, nkanywesha Davis nimero 18 cyangwa nimero 3, iba ari chocolat yijimye ubone igiye gusa n'umukara ariko nanone atari umukara cyane. Ariko cyangwa se ushobora no gukoresha chocolat yindi ariko please black, usa nkanjye ugasanga umuntu akoze black. Noneho ugasanga ingoyi zanjye urabona ko nari nini kubera ko ari byiza, ugasanga bisize. Noneho ugasanga ufashe tiro ugejeje gahanga ukarenzaho ingoyi zitereye. Impamvu mbivuze nuko hari n'abantu njya nkorera, urabona ndi makeup artist, ariko hari n'abantu ukorera makeup ariko umukwe cyangwa akagutegeka kumukorera gutya. Please, biratuvuna cyane. Izwiye gukorera umuntu ibintu ubona atari na byiza bitunamubereye ariko akabigusaba. So please, ibintu ugasanga how do you even do it? Ugasanga hano harahuye. Sinzi ukuntu bigenza. Ntekereza ko bigenza gutya, ubundi agafata beauty blender cyangwa iki ugacishamo gahoro ntukabona yaguhinduye ntabwo ari gutya. Please. Ikindi ndaza gukurikizaho ibyiza wakora ni ukugira ngo amakosa yose nyakore rimwe hanyuma tuzikora n'ibindi. Ugasanga umuntu akoresheje, kwanza nababwiye ko atari byiza gukoresha foundation udashyizeho primer. So tuvuge ko wakoresheje primer kuko ntabwo njya nkoresha foundation, nakoresheje primer ku mubiri byangiza uruhu cyane. So ngiye gushyiraho foundation. Ntabwo mfite foundation, nkoresha iyi ni Fit Me ya 330, niyo shade ijyanye n'uruhu rwanjye. Nzabasobanura ukuntu ukoresha ureba. Ubundi kugira ngo urebe foundation ijyanye n'umubiri wawe, ufata foundation ugashyira hano. Ahangaha akenshi umubiri wa hano niwo usa n'umubiri wo mu maso. So ugasanga ukoresheje foundation y'umuntu w'inzobe. Ngiye gukoresha iyi concealer, tukiri kuri tiro kwanza maze bagusobanura kuri tiro. Ugasanga ushyizeho concealer. So ugasanga ntabwo wayivanze concealer ahantu yanyuze. Hagira utuntu tumwe na tumwe duhindura muri makeup yawe. So ukisiga foundation, akenshi usanga umuntu yibageye no ku matwi no ku ijosi. Mu maso hasukwaho, ku ijosi hasukwaho, ku matwi hasukwaho, ubona ari isura bafashe bareka ku muntu. Iyi ni ikindi kintu rwose bitari byiza. Niba mwabonye video yanjye
ya imisatsi naturelle mushobora kuba naberetse ukuntu ukora baby hair. Ntabwo uzana baby hair mu maso, ahubwo ugerageza nibura gutuma utu edges turyama tukajya gusa n'utujyanye n'imisatsi. Ikindi kintu navuga powder. Ugasanga ukoresheje powder isa gutya y'umweru kurusha ku mubiri wawe usanga unabaye inzobe. Akenshi bituruka ku bucuruzi. Ujya kugura foundation, ndabizi abantu benshi ushaka kugura foundation ijyanye n'umubiri wawe ikubereye ko nta muntu n'umwe ugura ibintu bidasa nawe. Ni gake usanga umuntu avuga wenda ndashaka iriya impindura inzobe, ariko ubundi bimusobanurira. Ariko ugasanga umucuruzi akubwiye no, iyo ngiyo nikubereye niyo mujyanye, wayisiga urabona nk'ishade. Nujya ujya kugura makeup umucuruzi akaguforce ikintu ubona ko kidasa n'umubiri wawe, urabyanga ko ni amafaranga yawe, ni serivisi uba uhabwa. Gura ikintu kijyanye n'umubiri wawe ugasanga isa gutyo. Ni ikintu rwose tugerageje twareka. Ikindi kintu wenda cya nyuma ndi buvugeho ni liner. Kwisiga ku munwa, umuntu yisize, ngiye kubanza akanambero. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwisiga lipstick ni byiza gushyiraho liner kugira ngo umenye lipstick nize kudepasa umunwa, ahubwo biba bisa. Nagakoresha lipstick urugero indi mu mutuku. Tuvuze umaze kwisiga lip liner, ushaka kwisiga lipstick ugasanga umuntu yisize, uri kubona ko isura yanjye yahindutse, ntabwo ari njyewe kubera ibintu bitajyanye. So ibanga ryo gukora makeup ni iki? Ni ugukora ku buryo makeup uyisize ituma usa, bikagaragara ko hari ukuntu usa neza, ariko atari ukuvuga ngo ni byinshi byaguhinda undi muntu. So ni urugero nko ku munwa, wavanga, urabona ntabwo biri perfect nkuko wakabisize, ariko uko biri iyi couleur n'iyi bijya kwegeranya, ntabwo wamenya aho bitandukanye. Ntiwamenya aho wasigiye iyi n'aho wasigiye iyi kubera ko bijya kuba. Niba ari powder ukaba wenda wagize malchance yo kugura powder y'inzobe kurushaho, ugerageza gusiga gake ku buryo bitari bugaragare ngo ube gusa kuriya. Niba ari tiro y'umukara ukaba ari ufite ko tirozo wayihindura rwose kuko ntabwo zihenda. Urabona, gerageza kuri ingohe zigaragara ukagabanya. Gusa kubera ko bikabije, ngiye guhanagura makeup yose, noneho mbereke ukuntu ushobora kwisiga makeup neza, ukisiga foundation, powder, byose bisa n'umubiri wawe. Urabona nk'iyi foundation nisize mu mweru, nisize concealer. Abantu birabura hari foundation zijyanye n'umubiri wirabura, hari na powder nazo zijyanye n'umubiri wirabura. Byose urabona gusiga hano, niba ari powder ushyiramo urutoki ugasiga ukareba niba bisa n'umubiri wawe, ariko kugira ngo ugure ibintu bitajyanye. Naberetse ukuntu nkuraho makeup, niba utarareba iyo video iri hasi, ndashyira muri description box kugira ngo uhanagure makeup, noneho tuze gukora makeup
nziza isanzwe ariko nziza idakabije kabona kuyoba nawe kuyoberwe nawe ukabona gusa neza. Guys, namaze gukuraho makeup, naberetse ukuntu ukuraho makeup ukoresheje lingette na eau micellaire water. Maze kwisiga amavuta, urabona ko agaskin kongeye kumera neza, bereka uko wisiga makeup neza. Ndahera kuri primer nk'ibisanzwe, ndi mattifying. You guys, I recommend aya mavuta, ni meza. Thank me later. Ndaje gushyiraho primer, reka nyuzeho aka eponge kubera birongera kunyerera cyane. Nkoresha tira shokora. Hari video nashyizeho yo kwisiga tiro, niba utarayireba please genda irebe umenye kwisiga tiro neza kandi igezweho. Bajya baguha aga compliments like your eyebrows on fleek. Concealer igomba kuba iri light, ikeye kurusha ko foundation yawe ikaba isa. Usibye ko iyi ngiyi nayo nanjye kubera ngura makeup online naguze iri light cyane, ariko icyo nkora igiye bifasha gusiga umurongo, ariko ubundi akoresha foundation. Impamvu ya byose no kugira ngo ukore makeup isa nkaho idakabije. Sinashyiramo foundation kugira ngo bireke kumwira. Urabona ko concealer nayimazeho. Ni gutya usiga tiro buryo ingoyi zigaragara mu ziherereye. So ikintu ugiye gukora ugiye gusiga foundation kuko naberetse. Urabona foundation, so ugiye kwishyira hano, ukoresha iyi brosse ya foundation kugira ngo byihute. Ntabwo nabanje concealer kugira ngo ubundi concealer ushyiraho kuri tuno tubiri kugira ngo tuhishe, ariko ntabwo ndi bushyireho nyinshi kubera ntashaka coverage nyinshi. Hari igihe ushyiraho foundation nyinshi ubishatse, hari igihe ushyiraho iringaniye. Bijyanye na coverage nabyo tuzabivugaho, basobanurira ukuntu ushobora kwisiga makeup itari nyinshi na foundation itari nyinshi kandi nako bikaguma bisa neza. Aga foundation gakeya kasigaye ni gushyira ku matwi, ko ntabwo basaba ko usiga byinshi. Urabona ko rwose niyo wakwigendera udasize ibindi bintu byinshi, wasize aga foundation kawe neza ugashyiraho akanapero, ubona bisa neza. So kuvanga foundation igasa n'umubiri ni ibintu byiza bya mbere wakora iyo ushaka gukora makeup neza. Ikindi kintu twavuzeho ni lipstick na powder. So ngiye gushyiraho poudre. Naberetse iyi poudre ko
ni fit me 20. Niyo umuntu w'inzobe kundusha. Fit me poudre imbereye ni iyi ngiyi yitwa Milani Honey Amber ni nimero 2. Niyo ngiye kwisiga. Urabona ntabwo ushobora kumenya ko usize powder. Iyi T-zone hano na hano ni ahantu hakunda kuyaga, so isiga powder ayibandaho. Iyo brand imwe marque imwe idafite wenda shade, idafite ibara rikubereye wenda nka foundation cyangwa powder, nk'iyi ngiyi urabona kubera ko fit me ntarabona poudre ijyanye n'umubiri wanjye, Milani irankorera. Ariko ugasanga wenda Milani ntabwo ifite shade cyangwa se ntabwo foundation yayijyana n'umubiri wanjye, so nta kibazo kuvanga brand. Abantu usanga bwanjye nkoresha MAC, atari MAC nta kindi kintu nakora. Nakugira inama yo kugira ngo ugerageze urebe bikora, niyo yaba kidakora reba nk'ubu ukora narabaye. Hari igihe udashobora kubona waguraga, nanjye makeup nzigura kuri Amazon, ariko ubu hari igihe ntashobora kuzibona. Ariko muri Monaco Cosmetics Pension Plaza mu mujyi hariho no kwa Makuza bacuruza makeup nziza za original. Ushobora kurebayo ushaka kugura makeup, ukabona makeup nziza. Ariko icyo navugaga kubera ko akenshi usanga wenda online nko kuri Amazon zihendutse, cyangwa se nko kuri website ya Milani usanga zihendutse cyane, yani nko kugura ku ruganda. So ushobora kutayibona ibyo usanzwe ukoresha, ariko kugura ibindi upfa kuba uzi ko biri bujyane n'umubiri wawe. Urabona ko ari sawa. So tugiye kwisiga lipstick. Ubundi lip liner kuyisiga ko ukurikiza uko iminota iteye. Then iyo ushaka kuyivanga n'iyi ukigeza hano, kubera hano hakunze kwijima. Uramutse ufashe ifoto nibwo ubibona neza ko ahangaha hijimye kurusha ko urumuri rujya hano hasa nk'ahijimye. So ahijimye wasiga na lipstick yijimye. Uzana liner hano, uraza kubona ukuntu biba byiza iyo uciye umurongo hano hagati, ugasiga ya couleur yawe gakeya. Kubera ikiza cyo guca umurongo hano hagati, iyo usize iyi ngiyi ntabwo ugenda ngo ihite iza bitandukanye izo na hano. So akangaka wasize hagati kagenda kivanga n'iyo usize, wabivanga ukabona bisa neza, wanaseka ukabona ko ntabwo wamenya wasize lip liner n'indi. So ibanga ni ugusiga ayijimye, ukasiga yijimye hagati, ugaca umurongo, hanyuma ukavanga n'ingiyi lipstick gasa neza. Thank you guys for watching. Niba ukunze iyi video ukore subscribe, ukore share n'abashuti bawe n'abantu bose bumva bashobora kumenya gukora makeup. Ubundi wandika muri comment niba barabimenye. Wandikira kuri Instagram na Facebook kugira ngo ujye ukomeza kureba ibikorwa nkora, imisatsi, amapostiche, amawig, perruque nkora, makeup, igitekerezo ushaka gutanga cy'ibyo twakora muri videos. Welcome.